uri muntu ki ushobora kumarana umwana mu nda wapfuye iminsi 4 ntashwanyuke? Mu gihe abandi batashye bavuza impundu, ngiye natashye njya gushyingura. Nari umukobwa shaka nk'abandi bose, ntabwo natinze gutwita, njya kwa muganga mu gihe cy'amezi 9, ibise biramfata nk'abandi bose. Hanyuma ngezeyo ngira ibise nk'abandi bose, njyara neza kuko iryo sezerano Imana yararimpaye, irambwira ngo nta cyuma kizigera kikugeraho. Ariko mbyaye basanga umwana yarapfuye hashize iminsi 4. Umuganga wambyaje yarambashije ngo ari kusenga ihema, uri muntu ki ushobora kumarana umwana mu nda wapfuye iminsi 4 ntashwanyuke? Umwana yari yarabaye umweru. Mu gihe abandi batashye bavuza impundu, ngiye natashye njya gushyingura. Ndataha nk'umuntu wasengaga warukijijwe, ndabwira Imana ntariko Mana nuko wangenza. Ngira Imana ibyo birashoboka, niki nakoze ko nagukoreye kuva nkiri muto? Ndataha mbwira Imana nti ugomba kunyiyereka ukanshumbusha. And then I told God, you have to show yourself to me and restore me. Kuko nzi kubishoboye. Mu bintu wanyeretse nzi kushoboye. Ntago natinze kongera gusama. Igihe kiragera bigeze ku mezi 6, numva simeze neza. Tujya kwa muganga. Umuganga arambwira ati, "Shize, uko mbibona ntabwo utaha, tegereza." Ndambwira ntegereza iki ko ari amezi 6 igihe kitaragera cyo kubyara? Arambwira ati, "Ahubwo ugiye kubyara." Kuko numvaga ndibwa nk'umuntu ko kufite ibise. Arambwira ngo urumva ufite imbaraga zo gusunika? Ndambwira ngende umuheburayo kazi ndabyara. Muganga sinzi ukuntu yarebye aravuga ati, "Teko mbona ufite 2 tutarabibonye bwa mbere." Ndavuga nti Yesu urakora. Arambwira ngo ufite imbaraga n'uwa 2 umusunike. Ndambwira ndazifite, ndamusunika. Muganga arangije arambwira ngo nubwo bumva barira, Even though you can hear them crying, ariko ntabwo babaho. Namufasha amataburiya gutya, ndamubwira ntabwo Yesu yabinkora. Arambwira ngo ibuka na Yobu. Namubwira Yobu ni Yobu, Gisele ni Gisele, nshuti yanjye. Naratashye njya gushyingura. Ushaka kumbona ukavuga ngo kuri muto, ibyo byabaye ryari? Byarabaye. Ndataha mbwira Imana ngo ni kihe cyaha nakoze gituma utababarira? Ntago navuye ku Mana, arishaririwe, numva nanze ubuzima. Ndabwira mpaguheka. Tondo kimwe inumaho umubyeyi aradukomangira, hari saa 11 za mu gitondo. Nta cyaha mwakoze, ariko igihe kizagera muvuza impundu. Waruzi ko hari igihe kigera ukumva nzayimana nayo yarakubihiye, ukumva Imana ivuga ntuyishaka ahubwo urashaka Imana ikora. Nakomeje gusenga nizeye. Nyuma y'umwaka n'igice, ushaka kumva ngo umwaka n'igice ni igihe gito, ariko ndugu yangu, iyo intervalle yonyine yo gutegereza ni igihe gikomeye. Ndatwita, mbyara neza, ari umwana mwiza. Hallelujah! Imana irasubiza. God can answer your prayers.